kuva koko Ngabo y'Icondo asezeye ubwo bifitanye isano no kuba hari abamushakiragamo akazi, ubwo nta no guca ku ruhande kuko bose bavuganye mu mazina bavuga ko Sam Karenzi kubera ko ari inshuti ya Murenzi Abdara uyoboye Inzibacyuho aka kanya, inshuti y'Abagakwaya, inshuti y'abasaza muri rusange, ari we uri gushakira akazi Lorenzo. ikaze mukunzi ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Day to Day TV. Mbahaye ikaze mwese rero tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, umunsi ku munsi mwe mudukurikirana. Njye gwera akabazo gato nabonye umuntu yambaje muri comment byambwe ku cyurigiye nangira ibiganiro ntivuze. Nanjye rero navuze ntireka nze kumusubiriza ahangaha, ashaka gusanga ari ndukibaza. Mba numva nyine kwivuga nukumbona ariko ntumenye gusa weje umbona unabyumva ibyo ndi kuvuga. Buriya n'igihe cyo kwivuga nikigera kizaza. Uyu munsi dore ntangiye ubona ndi kuvugira hasi nta hejuru, no kubera ko ibintu ngiye kuvuga ntago ari ibintu byo kuvugira hejuru. Umururi nuvuga ngo sinovugira hejuru, ntago ari ibintu byo kuvugira hejuru, ni ibintu byo kuvuga twitonze kubera ko buriya na ba nyirabyo nkeka ko bitaboroheye. Babitekerezaho cyane nubwo twumva ari ibintu bisanzwe, ari ibintu byavuzwe nyine bikagenda, gusa nkeka ko bidasanzwe. Hamaze iminsi mu inkundura y'ibitangazamakuru bibiri, cyitwa Isibo Radio ndetse na SKFM, bapfa ikiganiro nk'uko basobanuriye neza. N'utarabyumvisha yasubira inyuma akareba ikiganiro cya mbere twakoze. Ni ikiganiro bita Leonidas, umukozi wa Isibo Radio, yakoze avuga ko hari abanyamakuru bo kuri SKFM bashakira akazi mugenzi wabo bakorana witwa Lorenzo Christian Musangamfura, ko yajya gusimbura Robin Ngabo nk'umu social manager w'imbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma agikoze ntibyashimisha abaho, bavuga ko nyine yababeshyeye, ibyo bintu bidahari. Lorenzo abeshyuza ayo makuru ndetse n'abakora ikiganiro, nubwo Leonidas yari gikoreye kuri channel ye, ariko we bamushuje nyine nk'abasubiza iyo timu yose ikora ku Isibo, ikorwamo na Leonidas nyine ndetse n'abanyamakuru babiri bafatanya, Mutangazaji ndetse na Faustin simbigarukaho. Rero nyuma nabo babyumvishe birababaza kubera ko tugarutse nyuma bari babajwe n'amagambo Sam Karenzi yari yavuze. Wari wavuze ko ngo Isibo ibahemba amafaranga make ahembwa abajunya bo kuri SKFM. Ikindi aranavuga ati mwebwe ngende inshuti na Jado murabizi ni nyiri iryo itangazamakuru, ndi inshuti nawe ku rwego nshobora kumuhamagara mu gitondo nkamubwira mwese akabyuka birukana. Ibyo rero bibabaza abanyamakuru ba Isibo, nabo babyuka biteka baravuga bati ngaho kuko nimba bishoboka muhamagare atwirukane nta kibazo. Ibyo na Sam byumvishe nawe biramubabaza, nabo barongera bavuga ibindi na Lorenzo, ndetse anagera kure avuga ko yanajyana muri RIB abantu. Ariko icyabikomeje cyabitije umurindi ni ukubera ko na Ngabo bavugaga ko Lorenzo ashaka kujya gusimbura, yahise asezera. Haciye umunsi umwe icyo kiganiro bagikoze ahita asezera. Abantu rero batangira guhireme ibyo Leonidas yari yavuze, nubwo yari yavugiye kuri channel ye bikaza kujya kuri radio nabo bagasubiza kuri radio. Avuga ko bahita babihireme rero, bavuga ko kuva koko Ngabo y'Icondo asezeye ubwo bifitanye isano no kuba hari abamushakiragamo akazi, ubwo nta no guca ku ruhande kuko bose bavuganye mu mazina bavuga ko Sam Karenzi kubera ko ari inshuti ya Murenzi Abdara uyoboye Inzibacyuho aka kanya, inshuti y'Abagakwaya, inshuti y'abasaza muri rusange, ari we uri gushakira akazi Lorenzo. Ibyo rero byatumye ibyo bintu bigira impact nini, abantu baravuga abandi bakavuga, biza no kugeraho bigeze muri RMC, Rwanda Media Commission, ishinzwe abanyamakuru bigenga. Urumva nayo birebera inyuma, ariko ibireba izo nkundura zose izo saga. Ndibuka nk'ejo Sam Karenzi yavuze ko ngo abantu bamugendaho ari bashaka kumuteranya n'abanyarwanda, ko
ngo bashobora kuba baramuteze n'abadakorana neza n'igihugu cyacu cyangwa se ibigarasha. Avuga ko ngo hari uwo bamuteze ngo aramuhamagara n'ibintu byinshi. Ibyo rero RMC nk'urwego rureberera abanyamakuru bigenga rwagombaga kuintervena rukagira ikintu rukora bitaragera kure. Rwandikiye rero ibaruwa, rwabanje kwandika ibaruwa rwerura ruvuga ko nta munyamakuru wemerewe kuba ari umunyamakuru ngo avugire n'ikipe. Ibi ni ibintu nyine abantu bundi bajya bibazaho bati ni gute umunyamakuru yaba umunyamakuru avugira n'ikipe? Ese ubwo najya gukora analize kandi ashinzwe PR, ashinzwe kugaragaza neza wenda ubuyobozi buriho cyangwa se kugaragaza ikipe neza mu bafana, najya gukora ubusesenguzi ubundi ntazakoresha ayo marangamutima? Ibyo rero babivugaga kenshi, ariko uru rwego narwo rutaranterevena ngo ruvuge ngo wenda ntibyemewe. Ariko iki kibazo cyatumye ruzamo, nubwo hari n'ibindi abantu bavuga bati rero n'ibi ngibi nabyo nubwo bapresheje bakavuga ngo nta muntu ukwiye gufatanya akazi k'ubunyamakuru nako kuba umuvugizi w'ikipe, ariko hari abatumva impamvu itashyizemo no kuba wenda umumanager w'abakinnyi cyangwa umwagent, kubera ko biri mu bintu biteranya abanyamakuru cyane, kubera ko nko mu izo nkundura zose imvo n'imvano ivuga ko ari bapfaga amafaranga y'abakinnyi. Wowe wita Sam Karenzi wagurishaga abakinnyi muri, bavuga ko yagurishaga abakinnyi muri APR, ariko ntabwo ari bivuga ko nawe yarabyemereye ko yigeze kujya kugura Suwane ariwe wamuzanye, ikipe yamutegeye indege ubwo hari ku buyobozi bwa Karasira, akagenda muri Senegal akazana umudefanseri n'ubu ngubu ugikinamo nubwo atabona iminota yo gukina, uwo bita Yunus yamwicaje na Clement. Ariko nyuma ingoma ihindutse niko twavuga, Karasira avuyeho, abapampe bose bahise bava muri APR. Icyo gituma urumva ubuyobozi yo buhari buba bufite wenda abanyamakuru bukorana, biyumvamo, bakorana mu bikorwa bya buri munsi kugaragaza ikipe neza. Iyo bahindutse rero wenda umuntu afite aho yakuraga amafaranga cyangwa afite aho yakuraga umugati akabona hagiye mundi, niho ibyo bintu byagiye biva, iniburi n'intandaro yavuye aho hantu. Bituma iyo SKFM inamaze umwaka uko ikoze isabukuru y'umwaka imaze ifunguye vuba, bituma Sam Karenzi atavuga neza na Ruvuyanga wo kuri RBA, ubwo nawe byavugaga ko ngari wamusimbuye mu mwanya yarimo muri APR. Urumva abantu bagomba kurebana neza, ndetse nyuma aza no gushwana n'uwitwa Regis bakoranaga kuri Fine FM. Hadaciye kabiri anashwana n'uwo bita Emeni Yibizi yari yakuye kuri City Radio amujyana kuri SKFM igitangira muri projet nshyashya, ariko nawe ntibumvikana, bapfa ko nyuma yuko avuye muri APR ko mbibabwiye ko yavuze ko wiguriye Suwane, nyuma yuko Karasira avuyeho uwagiyeho nyine ntiyabikunze, yahise yirukana ikisa n'ingoma yose y'abapampe. Sam Karenzi rero amakuru avuga ko yahise yimukira muri Reyo, akaba yari no mu bashakiraga abakinnyi mu mpeshyi y'umwaka ushize nyine dutangira sezo. Murabizi yivugiye ko ikintu cya mbere cyatumye Akabatade wayoboraga Reyo icyo gihe ari uko yamushyiye witwa Tansere ndetse na Joseph Sake ahitwa Velvet, yari abajyanye ngo basinye, kuko icyo gihe Rayon Sports ashakaga abakinnyi cyane bo hagati, ngo akanga kubasinyisha, akamubwira ko ngagiye kubasinyisha akagasohoka akitaba telefoni, ariho bihurira na abanyamakuru bavuga ko abajyanama batade bahise bamubwira bati nimba abantu ari Sam Karenzi ubazanye wibasinyisha. Ayo mahari rero akaba ava cyane kwigurwa n'igurishwa ry'abakinnyi nk'abanyamakuru babifatanya. Iyo RMC rero nubwo yapresheje ikavuga ngo nta muntu wemerewe gufatanya ubuvugizi bw'ikipe n'ubunyamakuru kubera ko ashobora kubogama mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abantu benshi bumva ko ahubwo yagombye kubera ku agent, kubera ko mu minsi yashize abantu bashimaga uwo bitwa Anta Biganiro, we yari umunyamakuru ndetse ari no kwiga kuba umu agent w'abakinnyi cyangwa umu manager. Nyuma rero abona atayifatanya, aravuga ati ibingibi reka mbivemo njye guprofessionaliza ibingibi ari byo ngumamo. Abantu benshi bakavuga bati se kubera iki abandi bo batabijyemo, kuko nimba birimo amafaranga cyangwa nimba ari icyo kintu cya mbere nyine ubona bakora, kubera ko niba nk'umuntu yazanye umukinnyi mu ikipe nkuko nyine avuga ati nkuko Sam Karenzi avuga ati ngiye nagiraga inama yo gusinyisha Tansere ndetse na Joseph Sake ubu ngubu muri Mukura, ntubasinyishe swati. Iyo basinyisha ntago uwo mukinnyi azakina nabi ngo umunyamakuru wamuzanye amukritike kandi wenda afite amafaranga yamubonyeho
hari izindi nyungu yamubonye, urumva ntashobora kuvuga ngo yakinnye nabi, ntashobora kandi n'utamusinyishije ntago nyine mushobora kumvikana. Byumvikana neza ko niba koko umunyamakuru ashobora kugira uruhare mu kuzana umukinnyi kandi uwo mukinnyi akaba ashobora kumubonaho pourcentage runaka, birumvikana ko adashobora kuvuga nabi uwo muperezida w'iyo kipe even yaba ari gukina nabi cyangwa se yaba atarakoze wenda ibyo bari bamwitezeho, ariko biragoranye ko yajya kuri radiyo ngo amukritike. Kandi ikintu gitera ikibazo ni ukubera ko nk'umunyamakuru wamuguze aba afite platform nka Karenzi, n'umuntu ufite izina rinini, ufite platform yo kujyaho akavugiraho amarangamutima ye, mu gihe uwo perezida bavuga cyangwa se uwo banenga we nta platform aba afite. None ubwo nta platform afite, nawe aca mu bandi bayifite nka ko ayo maradiyo, hanyuma bikarangira bibyaye amahari, bikarangira bibyaye izo nduru zose twumva. Kuko nk'ibyo bintu ahantu byavuye mu kuba Samu yaragiye kuri radiyo akavuga ibyo ngibyo, undi nawe agashaka nk'ibyo twakwita nka mechanisme de defense yo kugira ngo yidefande, akanyura mu yindi radiyo nawe bakajya kuvuga ibindi. Ubwo bapezanya bikarangira n'ibiganiro byabo byose akenshi ubyumva aba yumva ko nyine aba ari nko gusenyana, n'ubuyobozi bwahinduka butemeye wenda ibyo runaka yavugaga cyangwa abakinnyi yashakaga kuzana akahita busenya. Ndabaha nk'urugero, ubuyobozi bwa Tade muri Rayon buvaho hahise haba nk'icyo bita nk'inkundura yo kwirukana buri mukinnyi wese Tade yaba yarazanye, utirukanwe akitwa umuswa. Ibyo urumva neza byari ukugira ngo hazemo abandi bashyashya biyibonwamo n'abo bari gukorana, cyane ko nk'abo ngabo urumva niba Sama yarabwiye Tade ngo sinyisha Sake na Tansere, Tade ntabyemere, urumva abo yazanye hari abandi banyamakuru bari barabazanye. Rero Tade akivaho kubera ko hari inyungu wenda za Samu zabangamiye kutazana abo bakinnyi, nawe ntabwo agombaga gutuza kandi abona ubuyobozi bwahindutse, yagombaga gukora uburyo bwose abo bakinnyi bose bazanywe n'abanyamakuru atabigizemo uruhare babirukana, hanyuma hakaza abandi yagizemo uruhare. Ariyo mpamvu mwumvaga iyi merikato yo mu kwa mbere yapushingaga bashaka ko Tansere ndetse na Sake baza, nubwo Sake mukuru yamwimanye. Hanyuma Tansere we ibaze ko bageze ku rwego bavuga ngo bamugurane Kitoga wo muri Rayon, hanyuma ajye muri Gorilla. Nubwo umukinnyi ni coupe nyinshi, nubwo umukinnyi nta kipe yari afite kuko yaravuye muri polisi yo muri Kenya, ariko bagashaka kumuhinduranya na Kitoga. Ibyo birakwereka ko amahari yose ava ku buri wese kurengera inyungu ze. Ahubwo RMC ikintu yakarebyeho na Scovia ni kugira ngo ibwire buri munyamakuru wese, nimba uhisemo kuba umwaja cyangwa kuba umanager w'abakinnyi, umwuga ukaba ari uwo. Kuko ayo mahari ngerageje kubanyuriramo ahantu yaba yaravuye, urabyumva neza ko atigeze ava ku byo Scovia yavuze ngo wenda bapfe kuvugana gusa, bapfe kuba bamwe bavuze undi abandi bamuvuze, cyangwa se ngo babe bifatanya n'ubuvugizi. Kubera ko nka Ngabo we nta kintu yapfaga nako na Samu Karenzi, nta nubwo twigeze twumva wenda igitangazamakuru akorera, kuko akorera Radio DC kivugana nabi na SKFM, ahubwo bavuganye nabi na Fine FM no wemena ku bwateranajyayo ndetse na Isibo. Abo bose ikintu cyabiteraga usubiye inyuma nkuko nababwiye, yabaga ari uko umwe ari kurengera inyungu ze, cyangwa se ari gushaka kugira ngo abaza abafitemo inyungu ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abibwira ko ngo niba ikipe iguze umukinnyi wenda ngo umunyamakuru abiza amata, cyangwa se iyo nyungu abayitegereje gute. Ariko urugero rworoshye ni uko hari nk'abakinnyi ushobora gusanga umukinnyi nimba muri kontra yanditse ngo uhembwa 2,000 y'amadolari cyangwa se katuvuge 2,000,000, ashobora kuba wamusezeranyije ko agiye kumuvana aho ngaho akamugeza mu ikipe runaka, azajya afata wenda 20%. Ibyo byarabaye, mwagiye mubyumva cyane muri Rayon Sport ku bwa Gacinya ndetse na Muvunyi. Byagiye bivugwa cyane ko
hari abantu banditse kuri payroll kandi atari abakozi b'ikipe ya Rayon Sport. Ukabona nimba umuntu afite nk'abakinnyi batatu aravuga ko buri wese amufiteho 20% nimba ahembwa miliyoni, urumva afiteho 100 cyangwa se afite angahe kubera ko yagize uruhare nyine mu kuzana uwo mukinnyi. Bikaba byarageze aho umukinnyi ataza nyine mu ikipe kubera ko abifitiye ubushobozi, ahubwo akashobora kugenda wenda akareba nk'umunyamakuru akamubwira ati ngewe mfasha ngere hariya, niba ama wenda recruitment ya miliyoni 10 ndaguhamo miliyoni, hanyuma andi nayo nyafate, cyangwa se ku mushahara nzajya mfata hari. Ibyo ni ibintu nyine tuzi ko twese birakorwa, akaba ariyo mpamvu nyine nta muntu ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki umunyamakuru arwanira kugira uruhare mu kuzana abakinnyi. Urumva niba azanye abakinnyi 5 harimo wenda wa miliyoni 20 akamubonaho 2 akamubonaho miliyoni 1, nyine aba ari komisiyo iteye ubwoba umuntu adashobora guhara kugera ku rwego ashobora kuvuga ngo ndafata ikiganiro cyose cy'amasaha 2 cyangwa 3 nsenya perezida uyu nguyu runaka kubera ko tutari gukorana, kuko navaho undi ushobora kujyaho ashobora kuza agakorera mu nyungu zanjye no mwayo mafaranga. Ndakeka ibyo bintu uri kubyumva neza. Nko mu kanya mfite kuza kubabwira indi operasiyo muraza kurushaho kubyumva y'ukuntu ho bita Serumogo n'ubu bitarumvikana, nyine nta muntu urumva ukuntu yaguzwe 10,000 ikipe ntigire ikintu ibonaho. Ibyo byose biba byatewe n'iki? Ibyo byose biba byatewe n'uko hari umuntu uba ubiri inyuma, kandi wenda sinzi niba mwumva nyine imbaraga muri itangazamakuru ifite nyine muri rubanda, kubera ko nyine rimeze nk'iryoza abantu. Niba umuntu aje akaba yaragize iryo zina, cyane ko ni naryo acuruza, yaba bamamaza yaba abamwumva, nyine ni izina ryacuruza, ni brand. Iyo brand rero abantu bayikurikira, nimba live ashobora kuba ari kumvwa wenda n'abantu tuvuge 2,000 kuri YouTube, ntago bajya munsi yaho kuri SKFM, udashyize abari kuri radio kuko nibo benshi, udashyizeho n'abandi baza kureba ibiganiro byabo na nyuma. Abo bantu ni benshi cyane, harimo abareyo benshi cyangwa se n'abafana ba APR. Umuntu ushaka wenda kumvikanisha ko umukinnyi runaka akomeye ashobora guca mu icyo kiganiro, ikiganiro cyose wenda kikamara batubwira ngo tuvuge nimero 2 w'ikipe runaka ntashoboye, ariko tubona ukwiriye ari uyu nguyu. Ibyo bintu biroroshye ko umuntu ashobora kubikora iminsi 3 bikarangira yemeje abafana. Nabo murabitse cyangwa kuri stade babaza umufana uti baza nende agatubwira ati Joseph Sake. Uwo muntu mu by'ukuri atamwumvisha bamuvuga, nimba wenda akinira tuvuge Muhazi, kuko yavuye muri Muhazi ajya muri Mukura. Tutabeshyanya abantu bareba ikipe ya Muhazi ni bake cyane, abayireba ni abanyamakuru n'abandi nyine bari hafi y'umupira, ariko ntabwo ari abantu benshi bayireba. Abantu bayireba wenda ari uko yakinnye na Rayon cyangwa se yakinnye na APR, nyine ifite imikino ikomeye, nibwo abantu bafite umwanya wo kuyireba. Uwo mukinnyi rero nta hantu ikipe yazamenya ko akomeye, cyangwa n'umufana azajya kuvuga ngo ngiye nkeneye Joseph Sake, nta hantu yamwumvishe mu itangazamakuru. Akaba ariyo mpamvu inzira nziza ya perezida wenda uriho ku ikipe runaka, ibyo bikaba bituma ahantu heza ho kunyuza cyangwa se kumvisha abantu ko uwo muntu akenewe, ari we ikipe ikeneye, ari mu itangazamakuru. Yego, kubera ko nyine nk'uko nawe ubyumva, ntabwo umuntu muri Muhazi twebwe tumureba cyangwa abafana bamureba, oya. Ariko niba Sama bivuze kandi abantu baramwizera, afite iyo popularité, afite icyo gikundiro, afite uko kumvikana, afite ibyo abantu bamumenyeho, this means ko nyine uko yenda kose perezida namubwira ati uyu mukinnyi genda uvuge ko tumushaka. Uzajya kuri stade nubaza umufana ngo urabona bazana nde, akubwira ngo twe dushaka Joseph Sake. Nyamara mu by'ukuri ntiyigeze amureba, ntiyigeze abona hakina, gusa nyine kuko yabyumvisha aho hantu bagombe bamuzane ni wakeneye. Ibyo tunagana ku musozo, ariko nkubwira ngo mukanje kubakorera nyine operation y'ukuntu wo bita Serumogo yagiye na kope zabayemo, ariko ibyo nkaba numva ari byo ahubwo bakwiye kwitaho. Nimba bahagaritse ko umuntu ashobora kuba umuvugizi akaba n'umunyamakuru kubera ko ashobora kubogama, ahubwo no kuba umuntu ashobora kuba umwagenti cyangwa se umumanager w'umukinnyi akaza no kuri radio, nabyo bikaba atari byo, kubera ko nagwaye impamvu zose zishoboka z'ukuntu nyine umuntu ashobora kubogama cyangwa akagendera ku ruhande rw'umukinnyi afite. Reka mubwire ngo ntuze gucikwa n'icyo kiganiro, kuko uraza kumva by'amatwi yawe atigeze yumva kuri iyo operasiyo
y'uyu mukinnyi. Ciao.